avuga ngo mwami Sibo bazinjira mu bwami bw'Ijuru. Uvuga ngo urugo rwe ngo arwubakiye ngo ku masengesho. Ariko dukuri nagari bishye. Bikamubuza no gukora inshingano ziwe igihe kinini akakimara muri ayo masengesho, urugo rugasenyukira aho ngaho. Imana iramuzi. Oya. Mumva imbere mwankozi zibibi simbazi sinigeze no kubame. Umuntu aba inkozi y'ibibi anakora ibitangaza byinshi ngo arebera y'abantu. Abazajya mu bwami bw'Imana ni abakiranutsi. Yego. Ni abantu badafite icyaha imbere y'Imana. Si abakoze byinshi. Oya. Ahubwo ni abantu badafite icyaha imbere y'Imana. Iyo umuntu avuga ko yizeye Yesu ariko akaba yumva yanarimbuka, mu by'ukuri aba yarizeye Yesu. Oya, nta muntu wizeye Yesu uba ukiyumvamo kurimbuka. Turabasuhuje abakunzi ba channel yacu Ijuru TV. Turabasuhuje cyane, mugira amahoro. Ngewe ubasuhuje nitwa Eugenie ndabavunnye, nkaba ndi umukristo. Nanjye nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nk'uko mubibona rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe nawe abasuhuze anabibwire. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje cyane, ndetse bakurikira ibiganiro byacu. Nejejwe no kongera kuganira namwe kugira ngo mu by'ukuri dukomeze twungurane ku cyo ijambo ry'Imana rivuga ku nzira ijya mu ijuru, cyane ko ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi, ariko kandi ntabwo ari inzira ijya mu ijuru gusa, ahubwo ndetse n'imibereho, kuko burya navuga ko kudasobanukirwa iby'iherezo ryawe, umenye ko mu by'ukuri n'upfa uzajya mu ijuru, bituma no kubaho mu isi utabaho neza, kuko nta muntu wabaho neza mu isi kandi amaherezo ye ari ukujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Nge rero uvuga ni Emile&Eugenie, ntago ndi mushya kuri kamera zacu, ntago ndi mushya mu biganiro, ariko ni byiza kongera kwivuga kubera ko hari ababa bagezeho ari bashya nanone mu kudukurikira, badasanzwe bakurikira ibiganiro byacu. Amazina nayo nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma mbasaba hakiri kare gukanda subscribe, kubera ko nk'uko mubibona ibiganiro byacu bihoraho. Niyo mpamvu rero kuba wakanda subscribe ari ukwiteganyiriza kugira ngo buri kiganiro cyose kigiyeho ubashe kugikurikira, ubashe kumenya ko cyagezeho. Niyo waza kugikurikira uhugutse ubonye akanya, ariko byibura ukabuze nk'ikiganiro gishya cyageze kuri channel. Ikindi no gusangiza aya makuru abandi bantu, nk'uko tugira ishyaka ryo kubwira abantu inkuru nziza, ariko nawe ibyo wamenye byiza byakugiriye umumaro ntukwiye kubyihererana. Bwira n'abandi ko hari ahantu wamenyeye ukuri, bwira n'abandi ko hari ahantu uri gukura amakuru yizewe ajyanye n'uburyo umuntu yabona ijuru akaba mwisi azi neza ko arifite. Uyu munsi rero ndibwira ko n'ubundi Imana iraduha ibiganiro byiza, iraduha kuganira neza, iraduha kunezeranwa. Turabyizeye cyane, tugusaba mu by'ukuri gukomeza gukurikira ikiganiro, kutagicikirizamo hagati, ugikurikire kugeza kirangiye, kubera ko ibyiza mu by'ukuri biri imbere. Ibyiza biri imbere, uraza gukomeza kubona ibyiza hamwe natwe. Yego. Nifuzaga ko uyu munsi turebera hamwe amagambo Yesu yavuze, avuga ngo abavuga ngo mwami mwami ntago ari bo bazajya mu bwami bw'Imana.
abavuga ngo mwami mwami ntago ari bo bazajya mu bwami bw'Imana. Yego. Ni amagambo dusanga muri Matayo mu gice cya 7. Akanihute tuyasome. Matayo mu gice cya 7 guhera ku murongo wa 21. Yego. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Numvaga mu by'ukuri twaganira kuri ayo magambo, abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe uzinjira mu bwami bw'ijuru. Mu by'ukuri hepfo bakomeje bavuga ibintu abantu bazavuga bangiwe kwinjira mu ijuru, bavuga ko birukanye abadayimoni mu izina rya Yesu, barahanuraga mu izina rya Yesu, bakora ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu, ariko bangirwe kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ntekereza ko iriya mirimo Yesu avuze lisite ni ndende. Umuntu wese yashyiraho yakongeraho bitewe n'ibyo akora. Umuntu wese yakongeraho bitewe n'ibyo akora. Hari umuririmbyi twaririmbye mu izina ryawe. Hari umucuranzi nawe ucuranga azi ko ari mu izina rya Yesu. Yego pe. Hari n'ufasha abakene azi ko nawe abikora mu izina rya Yesu. Sura abarwayi. Hari abantu bafite initiative, bafite iryo shyaka ryo gusura abarwayi nko kwa muganga, bakagemurira abadafite ababagemurira, ariko byose bazi ko abikora mu izina rya Yesu. Muri make bazi ko ari Yesu barimo barakorera, bazi ko ibyo byabahesha kujya mu ijuru. Bavuze ikindi kintu gikomeye ngo twanahanuraga mu izina ryawe. Ubwo n'abahanuzi nabo barimo mu bo Yesu azerurira uwo munsi, azabwira ngo simbazi, ngo sinigeze kubamenya. Ibyo bintu ntibyakabaye bikomeye cyane. Noneho bongeye ikindi gikomeye cyane kibikomeje, ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Kandi wumva ari ibintu byiza. Niho bikomereye. Ndabyumvishe ndongeye mbitekerezaho. Kumbi si no kutabemerera kwinjira mu ijuru gusa, ahubwo ni n'ubukozi bw'ibibi. Si ukuba bitabahesha kujya mu ijuru gusa, ahubwo ubwabyo ni ikibazo. Nyamara ubirebye wabona ari ibintu byiza by'Imana. Hari abantu bataba mu ngo zabo kubera gusenga, hari abantu baba mu butayu kenshi, hari abamama rwose ubona bagira igihe gito cyane cyo kuba mu ngo zabo, cyo kwita ku bana babo, cyo kwita ku miryango muri rusange, b'abanyamasengesho. Ibindi bihe bakabimara mu mirimo y'Imana bazi ko bakora mu izina rya Yesu. Mana we. Ikibabaje bakabwirwa ngo ni inkozi z'ibibi. Si ikintu gikomeye? Ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bagiye bumva pain tuba dufite, abantu bagiye bumva umutwaro tugira wo kubwira abantu ubutumwa bwiza. Ni ukubakura ahantu habi, ni ukubakura ahantu bavunikiye cyane, ahantu bagorewe cyane, kandi hatabafitiye umumaro cyangwa se inyungu, zaba ari iza hano ariko na nyuma y'ubu buzima. None se hari umuntu uvuga ngo urugo rwe
ngo arwubakiye ngo ku masengesho ariko nukuri ntabwo ari byo, bikamubuza ahubwo no gukora inshingano ziwe igihe kinini akakimara muri ayo masengesho, urugo rugasenyukira aho ngaho. kandi nyine urumva ahantu babivugira ku rundi ruhande nubwo ari ubutamenya wabyumva, kuko umuntu aba atekereza ubwo ngira ibihe byinshi byo kubana n'Imana, noneho Imana nayo izita ku byanjye. siko umuntu azabitekereza. N'ubundi ni nako bavuga, baravuga ati iyo uri mu by'Imana nayo ijya mu byawe, iba mu byawe. Yaba byari byo yaba koko ibyo bintu barimo byari iby'Imana, ariko ntabwo ari iby'Imana. None se ko Imana ihindukira ikabyita ubukozi bw'ibibi, ni ikigaragaza ko atariyo rwose baba bari gukorera. Umuntu akarwara igifu kubera kutarya niko bamubwiye ko iby'Imana birya uwarambije, warambiwe batashye ngo nuko uyitereta vuga ati muze duterete Imana, ako nuko utayimenya, nuko utamenya Imana. Bigaragara ko abo bantu Imana itabazi, ntabwo ibazi. none se mubyeyi unyumva, mugabo unyumva, umusore unyumva, umukobwa unyumva, umusaza unyumva, umukecuru unyumva, mwana unyumva, niba ibyo bintu ukora Imana ibyita ubukozi bw'ibibi, ntabwo ukwiriye gutega amatwi ukumva ikindi kintu kitari ibyo Imana igusaba kugira ngo noneho ikwemere. Imwemere hano ariko azanabane nayo mu ijuru iteka ryose, ibyo akora byemerwe, kandi azanabane n'Imana iteka ryose. Sinzi niba nanavanga ibyo akora byemerwe, ubwe abanze kwanza yemerwe, noneho abane n'Imana amahoro. Kuko ryo gifite umumaro kurusha gukora. Niyo gifite umumaro kurusha gukora, igifite umumaro n'ukwemerwa. Mbese umuntu abanze yemerwe n'Imana, kandi nikwemera irabikwemeye hano, ariko izanakwemera iteka ryose. Kandi ikindi noneho na rwa rugo rwawe ndakubwiza ukuri, n'urwo rugo ruzubakika humura. Wowe musore izakuyobora n'uburyo bwo kuzashaka umugore, mukobwa Imana izakuyobora n'uburyo bwo kuzashaka umugabo, mugabo Imana izakuyobora n'uburyo bwo kubaka urugo rwawe, kurera abana bawe, kubana neza n'uwo mwashakanye. Musaza uzasaza neza, amasaziro meza nayo ari mu butumwa bwiza, ari muri Yesu. Nibyo, gukurira muri Yesu, gushakira muri Yesu, ugasazira muri Yesu, nukuri birashoboka. Ugapfira muri we, kuko biravuga mu byayishowe 14:13 ngo aherwa bapfa bapfiriye mu Mwami. Ubwo rero mu by'ukuri birashoboka, ariko tega amatwi. Tega amatwi umenye inzira, tega amatwi usobanukirwe. Bajya bavuga ngo tega amatwi wumve ubeho, ariko ni nako kubaho koko. Kubaho hano ukabaho neza, ari ukazanabaho iteka ryose. Mu by'ukuri rero bavuze ngo kiretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Niba Imana yemera, ntabwo yemera usenga, ntiyemera utura, ntiyemera ukora ibitangaza. Abantu bajya kurwa n'ibitangaza, nacyo reka dushyireho gasopo. Ntabwo kuba umuntu yakora ibitangaza bivuze ngo Imana iramuzi. Mwumva imbere mwa nkozi z'ibibi simbazi, sinigeze no kubamenya. Umuntu aba inkozi y'ibibi anakora ibitangaza byinshi, ngo arebera y'abantu. Abakoraho rikaka, akababwira ibyabo, akababwira ibizaba, kandi bikaba, ariko ari inkozi y'ibibi, Imana itamuzi, itarigeze no kumumenya. Nibyo rwose. Ariko ikindi nahumurizaho abantu, reka mbabwire, Imana ikumenye ukaba inshuti n'Imana,
ntiwakenera ukubwira iby'ejo hazaza, ntiwakenera ukuhanura uko ejo bizamera, kubera ko aho ejo Imana iriyo, yego, n'ejo bundi naho irahari. Imana nitangirira ikaba n'iherezo, Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Bivuze ngo icyo umuntu akeneye gusa ni ukubana n'Imana amahoro, ni ukumenya ko Imana imwishimira. Yego. Ndetse hari naho Yesu yavuze ngo abameze batyo bo niba bakwiye no kwiganyira ngo ejo bizamera bite. Ni mu cya 6 n'ubundi cya Matayo, ngo ntibakiganyire ngo ejo tuzarya iki, ejo tuzamera dute, tuzambara iki. Ngibyo ngo abapagani barabyiganyira umunsi ukira, bikatubuza n'amasengesho. Aho ngaho hatubuza n'amasengesho nayo ameze gutyo, yo guhora abantu basubiramo, basenga basubiramo, kuko Imana burya ngo na mbere y'uko umuntu agira icyo avuga ibizi ibyo akeneye nibyo. Ariko wa mugani nyine ubwo niba nanone uhora usubiramo amasengesho, yego, ukava mu butayu ubumwe ukajya mu bundi, wabona akanyarira bidasubijwe ukajya kizabonwa, ukajya muri murya, ukajya Sinayi, ukajya ngo mu bujurire, ukajya ngo mu rusesi imanzi. Ayo yose ni amazina bagiye bahita bashaka kugaragaza uburemere bw'amasengesho. Ariko abasenga bene ayo masengesho adashira batitiriza, ni ikigaragaza ko ari abapagani. Yego, ni ikigaragaza ko Imana nyine itabumva wa mugani. Nibyo. Kuko nta mubyeyi kugira ngo ahereze umwana w'ibyo akeneye byasaba ko ahora asubiramo. Natwe turi ababyeyi, umubyeyi amenya iki umwana akeneye atari yanakimusaba. Yego. Ku buryo rero Imana siyo, niko yavuze ngo niba tuzi guha abana bacu ibyiza kandi turi babi, siyo yananirwa guhereza abana bayo ibyiza bibakwiriye. Bavuze rero ngo kiretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, abo nibo bazajya mu bwami bw'Imana. Data wo mu ijuru nicyo ashaka? Data wo mu ijuru ashaka ko umuntu abanza agakemura nyine ikibazo yagiranye nawe, ikibazo cy'icyaha kikava hagati y'umuntu n'Imana, noneho umuntu akaba koko umwana w'Imana, Imana ikaba se. Urumva ubundi no mu buryo busanzwe nk'uko mwari mubivuze, umubyeyi n'umwana, umubyeyi burya niwe wibwiriza. Ibyinshi umubyeyi arabyibwiriza, hari n'ibyo umwana atabazi ko ari ngombwa, ariko umubyeyi akabimumenyera akanabimuha umwana atarabizi. Yego pe. Imana rero nayo ikikeneye cyane ku muntu suko guhanura, suko gukora ibitangaza, si iyo mirimo. Burya imirimo ntabwo yahesha umuntu kuvuka, ahubwo icyo Imana ishaka nuko umuntu abanza akabyarwa nayo. Urumva ivuko ry'abantu bose riba ari ribi, ivuko rya mbere. Imana ikeneye ivuko rya kabiri ritagira icyaha, umuntu akavuka ku Mana akaba mwene Imana, akajya mu bwishingizi bwayo, Imana ikamubera byose. Nicyo Imana ishaka. Uvuze ikintu gikomeye, uravuze ngo icyo Imana ishaka nuko umuntu akemura ikibazo cy'icyaha kiri hagati ye n'Imana. Mu yandi magambo, abazajya mu bwami bw'Imana ni abakiranutsi. Yego. Ni abantu badafite icyaha imbere y'Imana. Si abakoze byinshi, oya, ahubwo ni abantu badafite icyaha imbere y'Imana. Nibo bazajya mu ijuru. Yego. Ariko ni gute noneho umuntu yabaho adafite icyaha imbere y'Imana? Hano hari amagambo Yesu yavuze muri Yohana mu gice cya 6, ndahera ku 38 ngeze kuri 40. Haravuga ngo kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye. Niko avuga. Ntiyavanywe mu ijuru no gukora ibyo yishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Yesu ngo ntiyavanywe mu ijuru no gukora ibyo yishakiye, ahubwo ngo yazanywe no gukora ibyo uwamutumye ashaka. Urumva hari ibyo Imana yashakaga, ariko mu kubishaka habura umuntu ubikora. Abuze, ndaza gukomeza gusoma, mbaye nsomye umurongo umwe. Abuze bisaba ko Yesu atumwa kuza
gukora ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka. Mu yandi magambo kwa gukiranuka twavugaga, yego, Imana isaba umuntu n'ubundi mu muntu nta burimo ntikubamo. Yego, sibyo? Uko gutungana nta kuba mu muntu, ntabwo ari cyangwa se gukiranuka. Yego, gukiranuka Imana isaba umuntu, nta muntu ukugira hashingiye ku ivuko ryo kwa Adamu. Hashingiye ku cyaha umuntu akomora kuri Adamu. Ibyo umuntu akora byose ntibyamugira umukiranutsi imbere y'Imana. Ariko Imana ishatse kurokora abantu, yohereje uwo gukora ibyo yo ishaka. Ngo nawe ntiyaje gukora ibyo yishakiye. Yaje gukora ibyo Imana ishaka. Yesu kuvukira mu isi akaba imyaka 33, yari ari gukora ibyo Imana ishaka. Mu yandi magambo yari umusimbura w'abari mu isi. Yego, yari gukora ibyananiye abantu. Ari nawe yavuze ngo ntabwo yaje gukorerwa. Yego pe, ahubwo yaje gukorera abantu. Nibyo. Ndetse ngo no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube inshungu ya benshi. Abantu benshi batekereza umugani ko yaje gukorerwa. Oya, ahubwo yaje kudukorera iby'Imana ishaka. Amen. Ariko ubwo nibyo Imana ishaka, abantu bagomba kubyumva. Imana ishaka gukiranuka nk'uko yo ikiranuka. Ego, ishaka gukiranuka nk'uko yo ikiranuka. Abantu rero bo ntibakiranuka kuri urwo rugero, ku rugero rw'Imana. Ahubwo biravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. None rero aho kuba bakiranutse ku rugero Imana ishaka, bivuga ngo Mwami kandi ibyo ntawe bihuriye n'iby'Imana ishaka. Kuvuga Mwami uri umunyabyaha n'ubundi biba ari icyaha imbere y'Imana. Uzi ko muri Yohana mu gice cya 9 ni hafi ya hano ubundi ku murongo wa 30 na rimwe haravuga ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. Yego, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo niwe yumva. N'ubundi bavuze ibyo ishaka. Ibyo ishaka rwose nibyo. Ubwo rero nayo masengesho basenga ntago Imana yashaka ntinayumva, kuko Imana niyumva abanyabyaha. Reka nguce intege wowe munyamasengesho, reka nkubwire ngo niba uri umunyabyaha, amasengesho yose wasenze kuva wabaho ntago Imana yigeze iyumva, kuko Imana niyumva abanyabyaha. Ni nayo mpamvu kuri wa munsi izamubwira ngo sinkuzi, sinigeze no kukumenya. Yego pe, ngo ni inkozi y'ibibi. Noneho rero twari turi gusobanura iby'Imana ishaka. Iby'Imana yashakaga umuntu ukiranuka nk'uko yo ikiranuka. Mu bantu rero bakomoka kuri Adamu nta n'umwe ukiranuka nk'uko Imana ishaka, kuko uko Imana ishaka no gukiranuka nk'uko yo ikiranuka. Byasabye rero ngo dushakire wo kuducungura ari we Yesu. Yego, aze gukiranuka mu cyimbo cyacu. Aravuka, avukira mu isi, yambara umubiri w'abantu, ariko byose bikorera kugira ngo noneho abantu batari kubasha gukiranuka atubonere gukiranuka. Mu yandi magambo uko avuga ngo ntabwo naje gukora ibyo nishakiye, mu by'ukuri niwe waje nyine gukora iby'Imana ishaka byose. Reka mvuge ngo niwe gisobanuro cyo gukiranuka. Yego, sibyo? Nibyo. Niwe gisobanuro cyo gukiranuka. Imirimo Yesu yakoze nicyo gisobanuro cyo gukiranuka Imana ishaka. Ni nacyo gisobanuro cy'icyo umuntu akeneye gusa kugira ngo abashe kwemererwa kujya mu bwami bw'Imana. Amen. Ariko abantu bagomba no kubyumva, kuki nyine Yesu jambo wahoze uhoranye n'Imana, wari Imana, nta cyaremwe gitaremwe nawe, kuki byasabye ko yambara umubiri? Nuko mu bambaye umubiri bakomoka kuri Adamu ntari wabashije gukora iby'Imana ishaka. Noneho atwambarira umubiri. Yatwambariye umubiri. Yaratwambaye araduhagararira, akora iby'Imana ishaka byose. Yego, mu yandi magambo aradutunganira kurugera Imana ishaka. Noneho rero nkomeje ahandi ngo kandi ibyo uwantumye ashaka nibi,
ni ukugira ngo ibyo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Amen. Arashaka ko abo yamuhaye bose hatazagira n'umwe uzimira, ahubwo azamuzure ku munsi w'imperuka. Ariko tukiri aho, iyo umuntu avuga ko yizeye Yesu ariko akaba yumva yanarimbuka, mu by'ukuri aba yarizeye Yesu? Oya, nta muntu wizeye Yesu uba ukiyumvamo kurimbuka, ahubwo uwizeye Yesu aba yumva naho yaba ariho igihe Yesu yaza yamujyana, ariko aba yumva naho yapfa n'ubundi kuri wa munsi Yesu nyine hari igihe azaza, kuko nk'uko iryo jambo ribitubwiye, azure abapfuye hamwe n'abazaba bakiriho, twese tumusanganire mu kirere atujyane mu ijuru. Ibyo rero ni ibyiringiro by'umuntu wese wizeye Yesu. Urumva nawe aravuze ngo nicyo uwamutumye ashaka, ni ukugira ngo mu bo yampaye hatazagira n'umwe uzimira. Mbese nawe ni itegeko yahawe ko abo yahawe bose hatazagira n'umwe uzimira. Mu yandi magambo, iyo umuntu ageze kuri Kristo ntaba akigenga, nta nubwo aba akiri mu maboko ye, aba yageze mu maboko y'Imana na Kristo, ku buryo adashobora kuzimira uko byamera kose. Ibyo bintu nta n'amahitamo umuntu aba akibifitiye. Kuko hano niko batubwiye ngo kandi ibyo uwantumye ashaka nibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo nzakizure ku munsi w'imperuka. Nibyo Imana ishaka. Imana yo yakoresheje Yesu kugira ngo muri Yesu ihacungurira abari mwiza, muri Yesu yarongera abantu, iharongera amarongo, sibyo, iminyago. Kandi mu bo Yesu yamaze gufata ntihazagire n'umwe uzimira. Iyo ni plan y'Imana, ni gahunda y'Imana, ni itegeko Yesu yahawe, kugira ngo mu bo Imana yamuhaye ntihazagire n'umwe azimiza. None rero kuba umuntu yumva yarimbuka ni ikigaragaza ko ataragera muri Yesu. Uwagezemo ntashobora kuvamo. N'ikigaragaza ko wageze muri Yesu ni ubwo bwoba bwo kurimbuka buhita bugenda. Mu yandi magambo, wageze ahantu hizewe. Sibyo? Nibyo rwose. Ahubwo nzazura uwo muntu ku munsi w'imperuka. Noneho mu by'ukuri ku murongo wa 40 arongera akavuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Umve none iryo jambo, icyo data ashaka ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Urumva? Ni ukumwitegereza warangiza ukamwizera, ukabugize ute? ukabonye ubugingo buhoraho iteka ryose. Ni ugusenga? Oya. Ni ukuririmba? Oya. Ni ugucuranga? Oya. Ni uguhanura? Ni ugukora ibitangaza? Oya. Ni ukubaka insengero? Oya. Icyo wantumye ashaka ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Kwitegereza umwana w'Imana. Ariko reka tubwire abadukurikiye, nta bundi buryo bwo kumwitegereza. Yego. Ntabwo uzamubona atambutse ahantu ngo umwitegereze. Oya. Ahubwo ni ukutega amatwi ukumva ibyo Yesu yakoze ku bwawe. Nibyo rwose, kuko urumva niwe wari uzi icyo data ashaka. Yego. kandi noneho ni nawe utari ufitanye ikibazo n'Imana. Yego rwose. Ni nayo mpamvu ari we nyine Imana yohereje Yego. kugira ngo akore iby'Imana ishaka. Yego. Ariko abikoze ku bw'umuntu. Yego rwose. Urumva rero yarabikoze, yaraje arakiranuka. Yego. Bya bindi byose byakunaniye we yarabishoboye. Yego. Kuko burya ngo no kugeragezwa yarageragejwe. Yego. Nk'uko natwe twese tugeragezwa. Yego. Ariko noneho we nta cyaha yigeze akora. Yego. Kuko nyine yaranafite ivuko ritandukanye n'iryawe. We yavutse ari uwera. Yego. Naho wowe uvutse wavutse uri umunyabyaha. Yego.
niyo mpamvu wari ukeneye umucunguzi. Aza rero azi ibyo Imana ishaka. Imana yashakaga kwagukiranuka kuzira icyaha. Uko rero ni Yesu wenyine wari ugufite. Kandi Imana ishimwe ko Yesu yaje rwose agakiranuka. Ya mirimo myiza yose ntuzongere kuvunika uvuga ngo reka nkore ngo naka ngo Imana izakanyibukiraho gwese Mana ngo kabonye Mana kabonye Mana iri kubaza Imana gwese ngo akabonye we ntabwo yakabona kawe yabonye Yesu akawe ntabwo yakabona yabonye ibya Yesu kandi byaramunyuze. Imana yanyuzwe n'imirimo yose Yesu yakoze, ahubwo iki Imana ishaka iragira ngo wemere ko yitegereze iyo mirimo, witegereze ibyo Yesu yakoze byose. Reba nawe uhereye ku gihe Yesu yavukiye akavuka ari uwera, agakura ari umukiranutsi, agakura yubaha Imana. Noneho ku mwisho w'urugendo rwe hano ku isi yemera gufata ububi bwawe arabwambara, ahinduka mubi atarigeze akora icyaha, bimujyana mu gihano. Imana iranamuhana, uretse kuba yarakoze imirimo myiza ariko yaranahanwe ku bwawe. Noneho amaze guhanwa aranapfa kuko wagombaga no gupfa. Ariko Imana imaze kumuhana bihagije iranamuzura. Burya imuzuye yari gutsindisha, yapfiriye ibyaha byacu Yesu, azukira kugira ngo tugirwe intungane mu maso y'Imana. Abaroma 4:25. Yego rwose. Ubwo rero Yesu yaje agakiranuka mu cyimbo cyawe, ariko akanambara ububi bwawe, akabuhanirwa bihagije, akajya mu rupfu ku bwawe, ariko Imana ikamuzura nk'ikimenyetso cy'uko igihano kirangiye. Mwitegereze rwose gutyo, umwizere urahita uhabwa ubugingo buhoraho ukimara kumwizera. Amen. Yishingikirize kuri ibyo, nta bindi, ntabyo. Yishingikirize kuri ibyo Yesu yamukoreye. Wishingikirize kuba nubwo utari umukiranutsi kubera kamere yawe yo kwa Adamu, ariko wishingikirize ku kuba Yesu yaragukiranukiye. Wishingikirize ku kuba Yesu yaragucunguye akakubonera gukiranuka Imana yashakaga. Ibyo birakugira umukiranutsi imbere y'Imana. Icya kabiri nk'uko wari ubisobanuye, nubwo bunyabyaha ujya wibonaho kubera kuri mwene Adamu, nibwo Yesu burya yazize. Ibyaha byawe byose yabikuvanye habyishyiraho, aranabihanirwa. Burya urupfu yapfuye narwo rwitegereze. Narwitegereze urahita ukira kurimbuka. Urahita ubona ko wowe nta rupfu rwa kabiri rugutegereje. Urahita ubona ko wowe nta gihano kigutegereje, kubera ko igihano kiguhesha amahoro cyagiye kuri Yesu, nk'uko n'ubundi Yesaya bivuga mu gice cya 53:55 ngo yashenjagure gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri Yesu Kristo. Ibyo bintu biragoye koko? Ntago bigoye, biroroshye cyane, biroroshye. Yesu yaraturuhuye. Abantu bajyarimba ngo nikaruhura ariko bakikoreye imitwaro. Hari n'igihe abantu bitiranya ibintu bakavuga ngo Yesu yaje kubaruhura, bakabyitiranya n'amadene, bakabyitiranya n'imisaraba ya hano mu isi, bakabyitiranya n'urushako, bakabyitiranya n'ubukene. Ariko umutwaro wari uremereye cyane Yesu yakuruhuye, ni umutwaro w'ibyaha yawukuruwe yemeye kuwikorera. Iruhukire uba amahoro, nta kibazo ugifitanye n'Imana. Iyo bavuga ngo Yesu nikaruhura, baba bari kuvuga ya madeni bafite ko agiye kubishyura kuri botike, baba bari kuvuga ubukode. Ibyo ni ibintu bitoya rwose. Yesu yakoze ikintu kinini, umwenda umuntu yari afitiye Imana kandi umuntu atashoboraga kubona ubwishyu, niwo Yesu yishyuye. Naho se kuri botike wajya no guhinga ukishyura, ari banki wakora ukishyura, ariko hari umwenda ubereyemo Imana, umwenda w'icyaha, kandi icyo Imana ikwishyuza ni urupfu rw'iteka. Ibyo ngibyo ntabwo wabishobora, ariko hari uwabigushoboreye. Iyo niyo nkuru nziza tugufite. Ikindi kw'icyo wari uvuze, n'umuntu yakwishyurira mu buryo busanzwe, ikibazo gisanzwe, burya n'umuntu yakwishyurira. Ariko se ku mwenda w'ibyaha ni igiki watanga? Ntacyo, nta na kimwe. Ntacyo, nta n'umuntu mugenzi wawe wagira icyo agutangira kugira ngo Imana ikubabarire ibyaha. Aho naho wamugana abantu bahumve. Hari abantu bifatiye abandi bavuga ati ngewe ngwino nkurambureho ibiganza, ndagufasha, ati ikibazo rufitanye n'Imana kirarangira. Hoya, nabo n'abatubuzi ni ukubeshya. Umuhuza w'abantu n'Imana ni umwe wenyine, nk'uko n'ubundi mu gitabo cy'Abaroma havuga
nawe kandi ngo yigize umuntu ni we Yesu Kristo. Ni muri Timoteyo. Yego murakoze. Hariho umuhuza umwe w'abantu n'Imana kandi uwo nawe n'umuntu izina rye ni Yesu Kristo. Yego. Nta wundi rero, nta wundi wahagarara hagati yawe n'Imana, si pasteri, si umuhanuzi, si bishop, si umunyamasengesho, hari n'abigisa abatambyi, ariko abo bose n'ukubeshya. Umuntu wahagaze hagati yawe n'Imana agakemura ikibazo wari ufitanye n'Imana n'umwe wenyine, ni Yesu Kristo kandi yarakirangije. Yego. Nibyo ya jambo waruvuze riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2:5 kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe n'umuntu ari we Yesu Kristo. Ariko iri jambo ni rinini, umwanya sinzi ko watwemerera, ariko hari igihe tuzarisobanura, tuzarivuga. Umuhuza ni muntu iki? Ni jambo ryiza. Ni ryiza cyane. Mu yandi magambo hari ikibazo umuntu ubwe atari kwitwarira imbere y'Imana. Hari ikibazo umuntu ubwe atari kwikemurira imbere y'Imana. Akeneye umuhuza. Hari uburyo umuntu yaraciriweho iteka ku buryo ntacyo yari afite gukora ngo Imana imwemere. Ariko hagombaga kuboneka umuntu uhagararira abantu cyangwa se inyoko muntu akayihuza n'Imana. Yesu yarakoze guhagarara hagati yacu n'Imana, ikibazo arakirangiza. Urumva iyo hakenewe umuhuza nuko impande zombi hagati yazo haba harimo urusika, haba hari ikibazo, nta ubasha gusanga undi. Ariko bisaba ngo noneho haboneke uwo guhuza za mpande zombi. Uwabonetse wo guhuza abantu n'Imana ni umwe gusa, ni Yesu Kristo. Sibyo? Ba bantu bandi bajya bakubwira ngo bakuvuganira ni ukuri barakubeshya. Ngo mu ntebe ya penetensiya ngo ubwire padiri, ni ukubeshya. Nawe ni umuntu kandi ntabwo ari Yesu. Yesu niwe wenyine wabaye umuhuza wemewe n'Imana, hagati y'abantu n'Imana. Ubwo ibyo yanakoze niyo yatumye uruhande rw'abantu yarahagarariye rubasha kwemerwa. Kandi reka mvuge iki ngiki, Yesu yari yujuje kondisiyo mu buryo bwombi kugira ngo abashe guhuza impande ebyiri. Sibyo se? Ubwo umuntu wahuza umuntu n'Imana araba yujuje ibintu bibiri bikomeye. Kimwe agomba kuba ari Imana, afite ubumana. Ni Yesu wenyine wabukwiye. Ikindi akaba n'umuntu. Mu yandi magambo, na marayika ubwe ntiyahuza umuntu n'Imana. Ikizima ntago cyahuza umuntu n'Imana. Sibyo se? Si cyatumye iyo dusomye mu byahishuwe tubona ngo hari habuze uwacungura umuntu. None se ntumva ko icyasabwaga mu ijuru no mu isi n'ikuzimu nta wari ucyujuje? Ntawe. Hari hakenewe umuntu cyangwa se ikiremwa gifite ubumuntu kikagira n'ubumana icyarimwe, kigahagarara hagati y'umuntu n'Imana. Kandi icyo kiremwa cyagomba kuba kidafitanye ikibazo n'impande zombi, kidafitanye ikibazo n'umuntu. Mu buryo bw'abantu baciriye Yesu urubanza, Pilato niwe waruciye, aravuga ati nta cyaha mubonyeho. Mu yandi magambo, mu buryo bw'abantu yari yujuje ibyangombwa, nta kibazo yari afitanye n'abantu. Ariko n'Imana yamuhamije kenshi ngo dore nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Mu yandi magambo, ku Mana yari yemewe, ariko no ku ruhande rw'abantu naho yari yemewe. Uwo muhuza nta wundi ubaho, nta wundi dukeneye, nta n'uzabaho. Yesu rwose niwe wenyine wabukwiriye, kandi Imana ishimwe ko yamutwoherereje, kandi nawe agakemura ikibazo neza kikarangira. Niyo mpamvu ngubu cyarangiye. Ubwo rero uvuga ngo mwami si we uzajya mu bwami bw'Imana, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Kandi ibyo ashaka ni uko umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, ngo na Yesu akazamuzura ku munsi w'imperuka.
ko mwizera rero ndabizi ko usanzwe uvuga ko wamwizeye ariko nagira ngo ubwire uburyo mwizeramo dusoza. Ni ibintu bibiri by'ingenzi. Kimwe ubundi ujya kwizera undi ari uko wowe byakunaniye. Ujya kwizera undi ari uko witakarije icyizere. Icyizere ugomba kwitakariza cya mbere ni uko wabasha gukiranukira Imana. N'uwaguha imyaka 10,000 kuyo ufite uyu munsi waba utarabasha gukiranukira Imana. Itakariza icyizere kubijyanye no gukiranukira Imana. Noneho wemere ko Yesu ari we wakiranutse mu cyimbo cyawe, ugendere ku manota yo gukiranuka kwa Yesu. Ako kanya Imana yari kugira umukiranutsi imbere yayo. Icya kabiri, cya gihano cy'urupfu rw'iteka agomba kuzajyamo, ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, wa mubabaro w'iteka byose agomba kuzajyamo. None wizere ko uwo mubabaro agomba kuzajyamo ari wo Yesu yababajwe mu cyimbo cyawe. Wizere ko igihano wagahawe ari Yesu wagihawe. Ako kanya urakurwaho urubanza rw'ibyaha, n'umutwaro wagenderaga mu mutima w'ibyaha urumva urangiye. Uramenya ko nawe ugiye mu bari w'abantu bakuwe mwirimbukiro, ahubwo bagiye he mu bugingo buhoraho. Ugiye wabana n'Imana amahoro. Hano ariko uzi neza ngo uzanabana no iteka byose mu ijuru. Hari muri bivanga iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ngo ntagire ikibasha kumara umubabaro, ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane ngo hangiriye umumaro ntazibagirwa. aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. nawe utangira ushime Umwami Yesu, apana kwishimira amasengesho yawe, apana kwihimbariza muri korari yawe, apana kwihimbariza mu maturo yawe. Ibyo ni ubukozi bw'ibibi, ni ubukozi bw'ibibi. Ahubwo utangire gusa ushimira Imana ku bwande, ku bwa Yesu, we wakoze ibyo wasabwaga kugira ngo Imana ikwemere. Kandi umuntu namwizera ngo riraba ari itangiriro ry'umunezero. Na bya bindi byananiranye birakunda muri Yesu biremera. Muri Yesu biremera pe. None se ariko kuki umuntu atabyumva? Niba ukweho urubanza rw'ibyaha, niba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, none se niki waburira aho Imana iri? Ntacyo. Mu Mana byose biremera, byose bigenda neza. Ngira ngo twashimira abantu badukurikiye. Ni ukuri wewe umuntu wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje, turagushimiye cyane. Turagushimiye ariko tugusaba rwose niba wibagiye ukana subscribe bikore, kugira ngo ni ukuri dukomeze tubane mu biganiro. Tujya tugusobanurira ibintu tugeze kumva ahandi hantu. Uzumva ubwiru bw'Imana bwahishwe ariko bukaza guhishurwa. Ibyo abantu batamenye ariko byaje kumenyekana, ari nabyo abantu bakeneye kugira ngo bazajye mu ijuru naho ubutaha.